Time magazine igaragaza ko abantu bagera kuri miliyari 2 na miliyoni 700 bangana na 37% by'abaturage bose batuye isi bafite indwara y'umubyibuho ukabije baterwa n'amafunguro bafata n'izindi mpamvu zitandukanye. Inzobere mu by'ubuzima zigaragaza ko mu myaka 12 iri imbere iyi mibare izazamuka ikagera kuri miliyari 4, hafi 50% by'abaturage bose bazaba batuye isi icyo gihe. Benshi muri abiganje mu bihugu bya Kuwait na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi nabo ntibabura kubagira inama zimeze uko. If you eat less and move more, you lose weight. Niba urya bike kandi ukagenda cyane uzatakaza ibiro, kandi niba urya bike birimo proteine nyinshi ariko ukagenda cyane ibinure mu mubiri bizagabanuka. Kandi nukomeza gukoresha imbaraga uzagabanya ibinure kandi wubaka inyama z'umubiri. Eat a lot of protein and strength train, you lose body fat and build muscle. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi byerekeye umubyibuho ukabije wabaye nk'indwara muri imyaka 60 ishize byo guhitana benewo. Ubundi uri kuzamurwa n'iki muri ibi bihe, dore ko hanakamejeje kandi ukataje mu guhitana imbaga mu isi. Iki ni ikiganiro menya niba kikugeraho kwa mbere saa 3 z'ijoro kikongera gusubiraho kwa kane saa 3 za mu gitondo. Nitwa Mugisha Jean Baptiste, nguhaye ikaze. Mu myaka y'igihumbi 1980 nibwo mu isi hadutse ibiribwa bifunze mu mikebe, amasashi n'amakarito bitangira kuzuzwa hose mu mijyi byashyizwemo ibinyabutabire bituma bibikwa igihe kinini bitangiritse. Isukari nyinshi ishoboka niyo byagiye birundwamo, bijejeta n'amavuta yabaye nk'icyita rusange muri byose. Gusa nta nubwo ari nibyo gusa, ahubwo ni imirire hafi ya yose yahindutse mu isi uhereye ubwo ngubwo nyine. Ibyo biribwa rero biryohera cyane, ariko nanone bikaryana kurusha ubugi, byakomeje kuzuzwa mu masoko hose mu isi, by'umwihariko mu mijyi, nayo igenda iturwa na benshi bakwepa isuka n'ibyo bitagira umusaruro, inyungu zivamo kuri bamwe ngo zikaba kurega imikayi bari ku maboko, ngo nibyo nta kindi. Imyaka 30 rero yakurikiyeho kuva mu 1980 mu bitaro hafi ya byose mu isi byagiye byuzuza abarwayi barwaye indwara z'umutima, imitsi na za diabete n'ibindi byose bijyana n'umubyibuho ukabije, utibagiwe no kugira ibiro by'umurengera. Ni impinduka nyabaki rero zabayeho ku buryo muri iyi myaka abantu babyibuha bakabyibuha koko ku buryo bigaragarira buri umwe ugereranyije n'iyo myaka 30 yihiritse. Ni iki cyahindutse mu by'ukuri, dore ko na benshi batazi n'icyo bakora kugira ngo babirwanye, ari nako babyamaganira kure kandi babishaka. Uyu munsi imwe muri business zinjiza akavagari k'amafaranga ni imiti n'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa ngo bigabanye umubyibuho ukabije no kubyimba. Ibyo hose babyirirwamo bikamamazwa cyane kuri internet no mu bindi bitangazamakuru bisanzwe. Iruhande rwabyo bikabangikana cyane n'inama n'imyitozo ngororamubiri ngo abantu bakunde bananuke, ariko kuri benshi bigahinduka nk'amazi yarangije kurenga inkombe, kuko uretse kubafasha guhumeka wenda batababara gusa nta kindi bimara, kuko ibyo kugenzura no gucungira hafi imirire yabyo kimwe niyo myitozo ngororamubiri. Abenshi babyibuka n'ubundi amazi yaramaze kurenga inkombe no gutakaza ibyo biro by'umurengera biyongeraho umunsi ku wundi kandi mu buryo budasanzwe, nabyo biba bisa nk'ibitagishoboka, mu gihe abandi nabo babashuka muri business zabo n'imiti cyangwa inama bitagira icyo byabamarira na kimwe iyo bigeze aho ngaho. Kubyibuha bidasanzwe no kugira ibiro birenze kure cyane ibyo umuntu yagakwiriye kuba afite byahindutse icyorezo gikomeye cyane mu isi, bifata intera yihariye mu myaka iri hagati y'igihumbi 1975 bigera muri 2016 byarakwiriye hose mu isi, bifata n'umuvuduko w'intera bigezeho uyu munsi. Ababyibushye bidasanzwe ku ijanisha rusange mu isi bamaze kwikuba gatatu, bava kuri 4.7 bagera kuri 13.1%. Naho ababyibushye cyane byo kurwara bari bamaze kuva kuri 22 bageze kuri 39% mu bantu bakuru udashyizemo abana. Ibyo ni ibintu byazanye impinduka mu kuri, imvugo cyangwa se n'umugana wo mu Rwanda rwa Kanyarwanda bakunze guca mu mashyengo no gushyashyariza bikomeye, bavuga ko umurengwe nawo waba wica nk'inzara. Bivuze ko kwicira isazi mu jisho ukabura ibyo gushyira imbere y'imbavu n'imirire nyene, nyine ngibyo ngo nta kindi kibivamo kitari urupfu no kwisanga mu mva. Gusa ngo nanone abafite ibyo barya bakaduriza, bagasagura bakamena, yewe bakagaburira n'ibindi birimo amatungo yabo nk'imbwa zikagwa ivutu, nabo ngo birangira bahitamwe n'imirire nkene. Muri rusange rero ngo abatabifite bo ngo ntibinakwiriye kuvuga ko barya nabi batese kandi batabonye n'ibyo biribwa. Bo barya indyo nkene cyangwa se ntayo, cyangwa se ikabura bikarangira bibaviriyemo urupfu nta kindi. Mu isi byageze muri 2019 ari abantu nibura miliyoni 3 bishwa n'inzara ku mwaka kubera kubura ibyo bashyira imbere y'imbavu.
mu gihe none abahitanwa n'umubyibuho ukabije nabo baterwa no kurya nabi bituruka kuri byinshi bafite, indwara nyinshi zijyana nabyo zikaba arizo zibahitana, abo babarirwa muri miliyoni 5 ku mwaka. Ibi bisobanuye ko kubona byinshi byo kurya no kugira ubushobozi bwinshi bwo kubyigurira, purchasing power, ari byo byica benshi kurusha kutabasha kwibona ku kigero cyo hejuru. Ibi bishimangira amagambo y'umwanditsi akaba n'umucurabwenge wa politike ngenderwaho mu isi Tony Robbins, wavuze ko rimwe na rimwe kuba umuntu atabasha kubona ibyo akeneye byose ngo hari igihe biba ari amahirwe atagira ingano. Ku rundi ruhande ariko umubyibuho ukabije ntabwo uterwa n'imirire nk'uko benshi ubwo bahita babihuza mu buryo rusange. Icyo ni kimwe gusa, ariko hakaza n'izindi mpamvu nyinshi. Hari icyitwa BMI cyangwa se Body Mass Index. Iyi ni foromire yoroheje ishobora kukwereka niba ibiro ufite ari umurengera, ku buryo bishobora kukubyarira amazi nk'ibisusa, aho ibiro ufite bigabanywa n'uburebure byikubye kabiri. Ahangaha bisobanuke neza, ni ukwikuba kabiri, ntago ari ugukuba kabiri. Ntekereza ko benshi mu banyamibare mwabyumvise rugikubita. Iyo rero BMI irenze 30 nibwo umuntu biba bigaragazwa ko afite umubyibuho ukabije, byo kuba warahindutse nk'indwara mbi cyane. Naho byagera n'ubundi hejuru ya 25 bikaba ari umubyibuho urengeje urugero, ariko utagira nanone ingaruka zikabije zamugeza kandi zikanashyira akadomo ku buzima bwe. Iyi BMI mu mibare ifatwa nk'iyapimirwa y'ikigero cy'umubyibuho ku bantu, cyangwa se kureba ingano ikwiriye y'ibiro umuntu yagakwiriye kuba afite cyangwa se idakwiriye, bigereranyijwe n'indeshyo yo mu kigero runaka cy'ubukuru agezemo. Ibyo rero bihinduka rusange, ariko ni mpuzandengo gusa. Ntago bisobanura ko byanze bikunze bihindurwa nk'ihame kuri buri wese, kuko hari byinshi byahindukaho n'ibikomeza kuba ihame kuri bose. Ubundi kubyibuha bidasanzwe bimaze kuba nk'icyita rusange mu isi, ariko nanone bikarangira bitwaye amagara ya benshi. Ibyo ni iki kandi biva he? Ni iyihe nkomoko na gitera yabyo mu by'ukuri? Aho ngo byose bihuzwa no kwiyongera kandi kuramba, cyangwa se umuntu agumana kw'ibinure byinshi mu mubiri no guhindura byinshi bijyana no gushyushya, kubyimbya no guhindura imikorere y'ibindi bice by'umubiri, ari nabyo bivamo indwara z'umutima, ibihaha na za diabete, ingingo z'umubiri na za kanseri zitandukanye. Nyamara abantu bashobora kugira ingano itandukanye cyane y'ibyo binure hagendewe ku ngano y'imikaya, imyaka afite, igitsina yewe n'uburemere bw'amagufwa yabo. Ibyo binure byinshi cyangwa se bike mu mubiri ntago bibagiraho ingaruka zimwe. Niyo mpamvu rero no mu kurwanya umubyibuho ukabije usanga byagakozwe kuri buri wese mu buryo bwe bwite, kurusha uko byakitwa ko habaho uburyo runaka bumwe bwakitabazwa na bose. Ntago aho ngaho igifatwa nka BMI iri hejuru ya 30 gihita gisobanura umubyibuho ukabije wavamo indwara kuri bose. Hari abantu rero usanga bahurira muri za gym bakimeramo ibyayi runaka, cyangwa se bakagira ibyo bahagarika gufungura ngo ubwo ngubwo birarwanya umubyibuho ukabije kuri buri wese. Ibyo ngibyo ntago ari byo, kuko bidashoboka ko icyawutera kiba ari kimwe ku buryo byavurwa cyangwa ngo byirindwe kimwe mu bantu. Aho igikomeye muri byose, inzobere mu buzima n'ubuvuzi zigaragaza ko intambwe ya mbere ihinduka kwibaza no kumenya isoko na nyirabayazana y'ibyo bibazo by'umubyibuho udasanzwe mu mibiri y'abantu byahindutse nk'icyorezo kidasanzwe mu isi ubu ngubu. Uburyo bwo kubirwanya bwiza wowe uribaza ute? Ese ubundi ibyo biva hehe, umubiri bikawugeramo bite ku kigero gikabije uko nguko? Numara kubimenya, bwangu uzahagarika gukomeza kubikora amacuri nk'uko benshi babihoramo. Igikuru ntago ari ukurwanya no gushumika ibinure byarangije kukwipakira mu mubiri ku ngano nini, nubwo bishoboka nyine ko byakorwa, ariko icy'ingenzi aha ngaho ukwiye kumva cyagakwiriye kuba kinagenderwaho ni ugukora ibisabwa byose ngo ibyo binure bitera umubyibuho udasanzwe ntibikugerere mu mubiri ku ngano ikabije. Byamagane, ari nako bikwepera kure. Byirinde cyane kuko ari nabyo bifite agaciro gusumba kure cyane kurwana n'ingaruka z'ikibazo cyarangije kukubaho, kandi bishoboka cyane ko kitabaho. Isoko rusange yabyo n'ubundi ni fats, mu buryo wafata nk'ari ibinure bitera uwo mubyibuho bijyana n'ibiribwa birimo amavuta n'ibinure byinshi mu buryo karemano ubwabyo, nk'inyama ndetse n'ibindi byongerwamo ingano nini y'amavuta, ibikomoka ku mata n'amavuta y'inka, za fromage, utubuto twinshi tw'imiterere nk'iy'ubunyobwa, soya, amavuta aremereye akomoka no ku bindi bimera byinshi, kimwe n'amamesa. Ibyo byose ku ngano ikabije cyane bibamo ibinure nk'ibyo ngibyo. Ibi bimera nk'ibihengeshwa ku muriro mu gikoni, ariko byagera mu mubiri n'ubundi bigahita byiyongera kuri bya binure bibyimbya, ariko byagera mu mubiri bigahita byiyongera n'ubundi kuri bya binure bibyimbya abantu, bibohereza muri uwo mubyibuho ukabije utabura guhitana batari bake mu isi. Icyo rero ibyo binure byose bikora ni ukubika icyafatwa nk'ingufu z'uburemere mu mubiri, zipimwa muri za karori ziva mu byo turya, aya nazo ngufu zituma tubasha kwishyigura no gutekereza kugira ibyo dukora. Izo karori ni nazo wagereranya nka essence mu kinyabiziga.
ntazo mbere yo gupfa buteye nk'ikinyabiziga kiri aho ngaho gusa kitashobora kwaka, kunyeganyega cyangwa kugira aho gitarabukirizwa. Ni ingufu izo ngizo ziva mu biribwa tuba twariye, wowe bifate nka essence nyine mu kinyabiziga. Bisaba aho ngaho icyitwa balance energetique kugira ngo izo ngufu zose n'ingano y'ibyo biribwa mu mubiri bikoreshwe. Bisaba ko zikoreshwa zikanatwikwa mu buryo ibyo wariye n'ibyo wanyoye bitumurwa bikagushiramo mbere yo kwipakiramo ibindi, bikanyura mu cyitwa nabyo metabolisme, ibigenza nk'uko essence mu kinyabiziga itwikwa yashiramo hakabona gushyirwamo indi nyine. Nuko rero n'ibyo wariye byose byaba ibyo binure n'ibindi, ingano yabyo nayo igomba guhindurwa mu mubiri mu buryo bikugabanukamo bivamo intungamubiri zikenewe gusa, ubundi bikagushiramo. Uko rero bikugumamo mu mubiri ni nakubyimba ukabyibuha nyine birumvikana. Kubyibuha birengeje urugero byazamutse cyane mu isi kuva mu myaka 60 ishize, kuko nibwo ibiribwa bikungahaye kuri za ngufu zitikira mu mubiri ku bwinshi cyangwa za kalori byiyongereye cyane ku mafunguro y'abantu hafi yose mu isi. Kalori ziyongereye ku kigero cya 31% ku by'abantu barya buri munsi. Impamvu nanone gahuzwa no kuzamuka cyane kwa mikoro n'ubushobozi bwo guhaha kuri benshi. Iyi mirimo y'iterambere n'inganda nazo zagejejwe hose mu gutunganya umusaruro w'ibiribwa cyangwa ibikomoka ku buhinzi. Uvanyeho ibigarukwaho buriya buri gihe by'ubukene mu isi, abantu ntabakire cyane muri rusange henshi mu isi, kandi umuntu wa mikoro agereranyije aho ariho hose abaho neza muri ibi inshuro nyinshi kurusha yewe n'umwami wa kera cyane mu binyejana byashize. Wireba cyane ibintu nk'ingoro, zahabu, amakanzu n'amakamba byambarwaga nabo. Abami ba kera nta shokora zaba zikoze nk'iz'ubu ngubu bigeze barya, nta mafiriti cyangwa byeri zengwa n'imashini mu nganda banyoye, nta Coca-Cola, hambaga n'ibindi biteye uko nguko bigeze barya, nta telefone ngendanwa bigeze bitaba cyangwa se ngo bahamagazwe, nta modokari bigeze bicaramo cyangwa ngo baryamemo, habe n'indege zibajyana hose mu isi batanyeganyeje umubiri, ntabyo bigeze nkatwa bubu. Abandi nta na radio bumvise byose ngo bibagereho bicaye hamwe. Ni byinshi cyane biribwa cyangwa se binyobwa byoroshya ubuzima, ni ukwicara hamwe ibyo ukeneye bikakugeraho bitariho mu isi ya kera. Ibi bigatuma rero aho umuntu abarizwa hose mu isi y'ubu ngubu ku mikoro make cyangwa agereranyije yaba afite, ubuzima bwe bwarashyizwe hejuru bw'abami n'abatware ba kera, uretse n'abari abakene na rubanda rusanzwe muri ibyo bihe. Nuko rero nta kabuza n'umubyibuho ukabije wajyanye nuko koroha cyane ku kigero kinini k'ubuzima. Nta n'imvune rero zidasanzwe mu kazi hafi kose zashyizwe hasi, hazanwe imashini n'ikoranabuhanga ku buryo ari ibitekerezo n'ubwonko bikora igice kinini cyane cy'ako kazi kurusha ingufu nka kera nyine. Ibyo n'imikaya kabombo ngo ube umukozi w'ibibaraga byinshi, ibyo ntibigikenewe. Ni ubuzima ku kigero cyo hejuru kandi muri byose bworohejwe, bijyana noneho no kurya byinshi byuzuyemo ingufu n'intungamubiri ku ngano itandukanye cyane n'ibyaribwaga n'ababayeho mu minsi yo mu binyejana n'ibinyacumi by'imyaka yashize. Izo ngufu n'intungamubiri biva mu mafunguro byabaye byinshi kuri bose ku kigero cya 31% buri munsi kurusha mu myaka 60 ishize. Mu mafunguro rero ya buri munsi za ngufu na za kalori mu biribwa bimwe na bimwe zabaye nyinshi cyane ku buryo nko mu biribwa by'ibinure byinshi cyane zazamutse zikagera kuri 79%, mu gihe proteine z'ibikomoka ku nyamaswa zo zigera ku 109% ku mafunguro y'abatuye isi. Iruhande rw'ibyo rero inganda zitunganya cyangwa ahubwo zigahindagura zihindanya bikomeye imiterere y'ibiribwa n'ibinyobwa zabishyize ku rwego ruhambaye mu guhindagura icyanga, ibara ryabyo no kubibika mu gihe kirekire. Ibyo bihindurwa iby'amabengeza mu buryo budasanzwe n'icyanga gikarishye kurushaho muri politiki imwe ituma bikurura amashyushyu n'ubusambo, mu buryo bihinduka nk'ibiyobyabwenge ubwabyo, bikaribwa bikanyobwa ubudahagarara no ku ngano nini cyane byinjiza benshi mu byibuho ukabije bidasanzwe. Mu ngero zifatika kugira ngo wumve uko bigenda ku biribwa n'ibyo binyobwa bibanza kunyuzwa mu nganda bigafungwa mu makarito, amasashi n'amacupa cyangwa se imikebe. Nk'ubwo nujya kugura icupa rimwe ryonyine ry'umutobe w'amaronje riramutse mu buryo bugenzuwe neza akaba ari umutobe koko w'amaronje, by'umwihariko atari iby'ubu binanuka nk'amavuta yo kwisiga bashyiramo icyanga gusa, amabara ari impumuro y'amaronji, ubundi bagashyiramo ibizi bakagushuka ko ari amaronje. Icyo gihe icupa rimwe ryonyine ry'umwimerere nyawo w'amaronje koko uzagera mu rugo usuke mu kirahure unywe umutobe wayo mu kirahure kimwe, uzaba ari amaronje ane nibura. Amaronje ane ni menshi, mu gihe nyamara yaba ntawe waguriye icupa nk'iryo ry'uwo mutobe w'amaronje, wowe ukaba ushaka amaronje cyangwa kwikorera umutobe wayo gusa, icyo gihe ntabwo ushobora kurira icyarimwe ayo maronje ane yose.
Ugendeye rero kuri urwo rugero rwonyine wumva uburyo ibiribwa n'ibinyobwa binyuzwa mu nganda uvanyeho n'ibinyabutabire iruhande aho ngaho bindi byinshi nabyo bikoreshwa mu kubihindagura kenshi no kubika, binatuma unywera cyangwa se ukarira rimwe intungamubiri na za karori nyinshi cyane udashobora ubundi gufatira rimwe mu gihe waba ubyitunganyirije ubwawe cyangwa se unabyitekera nyine. Ni byiza ko wakigurira imbuto n'ibiribwa byawe ukabyikorera kuko uba uzi n'ingano yabyo mu gihe ibyo ngibyo bigushobokera, uzi naho wabivana birumvikana. Aho rero bihinduka ubukire no kugira amafaranga menshi bihitana abatari bake ngo barahahira ku nganda n'amasoko ahambaye, maze ukagenda ugasanga aribo n'urubyaro rwabo barangana umusozi barabyibushye bidasanzwe. Abo nibo barya nabi kandi bakize cyangwa bafite amafaranga ku mpamvu yuko batabasha kugenzura ingano y'ibiribwa kuko atari bo babyitunganyiriza. Uzasoma ku icupa rya ji waguriye muri alimentation ngo hari isuku, ariko nanone bizahwana no kurya amaronji igitebo cyawe cyose ubikora utanabizi, atari nabyo wari ugambiriye kuyarira rimwe nyine. Mu gihe wiguriye ironji rimwe mu gasoko ko muri quartier riba rihagije ku ntungamubiri akeneye, azamenya uburyo abigenzuramo. Ubwo nuko bigenda no ku bindi binyobwa, ntabwo ari amaronji gusa. Urwo ni urugero twatanze. N'ibindi biribwa byose rero usanga byaranyujijwe mu nganda bipfunyitse bikabikwa igihe kirekire, aho ujya kubigurira biharambye, icyakora baranditseho n'igihe gikwiriye cyo kubinywera cyangwa se kubirira. Ibyo ntacyo bimaze kinini cyane. Igihe cyose wabirira cyangwa se wabinywera ntabwo bivanaho igipimo gikabije cyabyo mu buryo bwa karori bihita birunda mu mubiri, urengejeho n'ibyo binyabutabire bindi bibyongerwamo, byaba ibikorwa mu mafarini nuko mu mbuto n'ibiribwa byose bicuruzwa muri ubwo buryo. Umubyibuho ukabije rero nawo wakomeje kuzamukana nuko nguko ibiribwa bitunganyirizwa mu nganda nabyo byabaye byinshi. Mu kurwanya uwo mubyibuho ukabije kenshi abantu biringira siporo niyo myitozo ngororamubiri, abandi ngo za gym bagashaka udukweto twiza n'imyenda ya siporo, bagatwara imodoka bakava iwabo berekeza muri izo gym, ngo ubwo ngubwo bagiye muri siporo batwaye amamodoka yabo. Kuri benshi ibyo ngibyo ntaho bitandukaniye no kwigira kubyina muri za night club cyangwa kwishyushya byatuma wenda wumva uhumeka neza gusa by'akanya gato, nabyo bidafite kinini byahindura. Impinduka byakugiraho ibyo ngibyo mu gihe ari uko nguko ubigenza ntago zaba ari nini cyane mu kugabanya ibiro, mu gihe kwijanisha rinini cyane utagira ubundi buryo buhoraho unyeganyezamo umubiri uwukoresha ibindi byatuma uruhuka ngo unave ibyuya bifatika. Ntabwo uzicara hamwe ngo nugira ushaka kwerekeza watse imodoka cyangwa utega indi ubundi unirirwe wicaye hamwe, hanyuma rimwe muri weekend ngo ujye muri gym, piscine n'ibindi ukora ari uko ubonye akanya gusa, nurangiza ngo urareka gukomeza kubyibuha cyane byanageraho bikabyuka narwara. Ahubwo ibyo ntabwo bishoboka. Ku rundi ruhande kandi no gukora siporo niyo byaba bihoraho ntabwo byabuza benshi gukomeza kubyibuha n'ubundi. Kwigora bikabijuka nibabaza bihoraho ngo uri muri siporo urwanya kubyibuha wabikize ku kigero cyo hejuru gihambaye rwose gishoboka, bigabanya bya binure wipakira mu mubiri binyuze mu byurya n'ibyunywa ku kigero cya 20% gusa. Ubwo nabwo nta kuba utagize ngo wibabaze, uba wabikoze ku kigero cyo hejuru gusumba benshi, hanyuma rero ushobora kwibaza aho 80% bisigaye bijye. Ibyo ni bitwikwa na metabolisme mu gihe umubiri uruhutse no mu igogora ryabyo ubwabyo, kandi umubiri nawo mu gihe wakora siporo nyinshi cyane uko byashoboka kose nawe uzibwiriza muri metabolisme utware karori nkeya. Aho icyo bizagusaba gusumba ibindi byose nta kindi ni discipline ihambaye mu mirire n'iminywere. Niwo mutonga usumba ibindi byose, aho kurwana no gutwika ibinure byamaze kukugera mu mubiri mu buryo bugoranye cyane kubigeraho. Ibyoroshye cyane ahubwo no kutagira ibyo binure ufata mu mafunguro yawe ya buri munsi abikungayeho cyane cyangwa yabyongera. Ni ukwirinda ibibazo aho kurwana no kubikemura warangije guhura nabyo kuko ari byo binagoye kurushaho. Ibyo bigezeho izo gym, imiti yose wirirwa unywa, abandi bamabaza ugura na za siporo z'ibitangaza ntabyo wakenera. Uharya ukiryamira, ibyo ngibyo udakeneye no kubimenya ndetse udateganya no kubyibuha bibaho. Ni ikibazo cyo kumenya ngo wakoresheje icyo umubiri wunyeganyeza utaguma wicaye hamwe, kandi icyo unyweye cyangwa se uriye kinjiza za karori zingana iki mu mubiri. Ntabwo ari ukurya ukurikiye icyanga kiba mu byo wikundira cyangwa se ni iruhande rwawe byose. Gusa nanone ubyumve neza, siporo ni ingirakamaro muri urwo rugendo kuko niyo utabikora bihanitse by'amarushanwa n'ubunyamwuga ukaba uzi ko niyo wamara n'isaha imwe yonyine byibuze buri munsi ugenda n'amaguru byaba bihagije, ariko nyine mu buryo buhoraho. Ibyo ngibyo bizagira icyo bifasha mu kugenzura bwa buremere bw'umubiri no kugabanya cyane indwara z'umutima. Ikibazo kiba ko ibyo benshi tubyibuka amazi yaramaze kurenga inkombe, siporo utakoze ugatangira kuyikora no kuyoboka ku ngufu nk'umuti, warakererewe cyane.
ku myaka 20 na 30 kugeza kuri 40 benshi umwanya babonye bahita bimenamo amavuta n'inzoga mu tubari, kafe n'ahandi, hanyuma bakagera mu myaka ya za 40 na 50 gutyo barajegeye barwaye cyane. Aha ni utangira kubona bose mu mihanda bambaye utugofero byo kudutereka ku mutwe gusa bikinze izuba, bagashyiramo n'inkweto n'imyenda bya siporo. Buri mugoroba ukabona mu mihanda ubundi utigeze ubabonaho na rimwe batari mu modoka zabo bigiriye mu bindi. Birasa nk'aho ari siporo baba bakora nk'umuti uborohereza gusa babihatiwe, baba bararangije kuremba nta kindi. Impamvu z'umubyibuho ukabije zo ni nyinshi cyane, ariko icyita rusange ni imirire n'iminywere, ingano y'ibinure ubwo bijyana n'amavuta, umunyu, isukari n'ibindi. Ibyo nibyo biri imbere ya byose mu byo ukwiriye kwirinda no kugenzura cyane. Ni ibintu ukwiriye kujya ufata n'ubundi nk'uko wafata ingese ku cyuma, kuko ari byo ngese mu mubiri. Kumenya rero ingano bifataho, isoko yabyo ubwabyo n'ubwoko bwabyo nibyo by'ingenzi cyane mu kurwanya umubyibuho ukabije, ukongeraho nyine no kwirinda kwaguhoza umubiri ahantu hamwe nta kintu na kimwe ukora cyangwa se cyakugeza mu kuruhuka ibyuya bifatika. Ibyo birizeye cyane ku wagize discipline n'ubumenyi buhagije bwo kubigenzura mu mubiri we. Ibyo kubyibuha no kwiyongera cyane kw'ibiro ufite ngo urinde urwara byo ntabwo byashoboka. Naho kwiringira za gym n'utuntu tw'uduti bagurisha ng'ibyayi n'ubufu butuma mutabyibuha, cyangwa nyine ibyo bya gym mukora kabiri mu mezi 3 cyangwa rimwe muri weekend mwabuza ahandi mujya, aho ngaho nta mahirwe mwabigiriramo na make, ari hasi cyane rwose. Hari abavuga ko batanywa isukari ngo barayirinda nyine, bagahindukira bakirirwa binywera za byeri ngo ziranasharira. Ubwo ngubwo ngo ntaho bahurira nayo. Ibyo ntago ari byo rwose habe na gato, kuko ahubwo zimwe zirimo n'isukari nyinshi cyane utagendeye kubyumvira mu busharire gusa, kuko muri izo za byeri n'iyi sukari itabamo harimo karori nyinshi, ku buryo ikirahure kimwe cyonyine cya byeri kigeza muri izo karori 102 zingana n'uko waba wanyweye n'ubundi utubumbe 5 tw'isukari ku ngano yishyirwa mu cyayi. Ubwo ni garama 30 zose mu kirahure kimwe cya byeri. Uvanyeho rero n'ibyo byo gusinda cyangwa ibindi wabyumvamo, ku kirahure kimwe cyonyine bihwana n'izo garama 30 z'isukari. Hanyuma ubwicupa rimwe noneho ni ibirahure bingahe? Uranywa amacupa angana iki? Ahwanye na karori zingana iki? Ibyo urabikuba ugasanga ari ishyano ryose. Nurangiza noneho ugere no mu rugo utangira uhita uryama, kuko wasinze unarushye nta kindi wakora. Ejo bwira usubire kunywa inzoga gutyo gutyo, inda yo bizarangira ugenda uyicigatiye, ubyibushye bikomeye mbere y'izindi ngaruka zikomeye zijyana nabyo. Ikindi mu bumenyi bwinshi kuri iyi ngingo, abantu baba bakwiriye kwicara bagasoma neza, bakamenya neza ibijyanye n'amakuru y'ibyo barya cyangwa se banywa. Ntabwo ari ikibazo cy'amavuta, umunyu n'isukari gutyo gusa bihindurwa bibi, kuko nabyo ku kigero cyabyo umubiri urabikeneye, kuko urabibura ukamererwa nabi cyane. Niyo mpamvu rero igikomeye ari ingano yabyo ukwiriye kumenya no kugenzura. Ni amakuru yoroheje cyane, ntabwo kubimenya bisaba kuba uri dogiteri n'inzobere mu by'ubuzima. Ukwiriye kumva ko ku munsi ari utuyiko 6 duto tw'isukari ukwiriye kunywa ntuturenze bibaho. Ibyo ngibyo ukabyitwararika cyane, ntuyirenze nyine. Icyo gihe uyinyweye gutyo wayinywa kugeza upfuye nta kibazo ugize gikomoka kuri iyo sukari unywa. Naho rero gukomeza kuyinywa urenze ikigero, uzagera ku myaka runaka usigaye uyihungira kure, uyifata nk'uburozi. Ibikawa n'ibyayi byawe winywa nta kirimo, bibishye cyane cyangwa se ubiveho. Ibiryo nabyo nibikugera imbere uhungire kure cyane umunyu, kubera ko wabigenzuye nabi cyane ukarira byinshi rimwe mu gihe gito. Ni ikibazo cy'ubusambo, ubwo urabikomeza ugapfa nta kindi. Aha ikibazo ni ukugabanya bwa busambo nyine, n'ibyanga byawe byinshi bimeze neza cyane mu kanwa k'amafunguro yacu, no kubasha kubigenzura ukoresheje ubugenzuzi, ariko nabwo busaba byinshi. Nk'urugero umunyu cyangwa isukari ntabwo bizava gusa ku isukari iyi ngiyi usanzwe unywa mu cyayi, mu ikawa cyangwa n'ibindi. Uzamenya ko hari n'ibindi biribwa byinshi wariye yuzuyemo kandi mu buryo karemano. N'ibyo ngibyo nta kindi. Ntabwo wareka kunywa isukari mu cyayi noneho ngo ugende urunde mu buki bwinshi cyane. Indi sukari nayo uvana mu mineke, ubwo ngo ugende urya igitebo cyose, cyangwa mu myembe ngo urye indobo yayo yose. Aho ngaho naho uzabyimba ubyibuhe nk'uwariwe n'amavubi nayo yabushari. Nuko nguko iby'umubyibuho biteye mu isi no gukomeza kwabyo. Gusa indi myumvire yo kubona uwabyibushye ngo yabonye amafaranga cyangwa se ngo abayeho neza, nabyo bishuka abandi batari bake. Gusa ibyo nabyo ni n'ubujiji bukabije nanone. Byanashoboka ariko kandi ko yaba nabayeho neza koko, nawe amafaranga yaranayabonye, binagaragara ko n'imibereho byitwa ko ari myiza, n'iterambere mu buryo bwa mikoro n'ubushobozi bwo guhaha bijyana koko n'uwo mubyibuho ukabije mu buryo twagarutseho. Ariko ni ya indiscipline cyangwa se imyitwarire mibi cyane no kurya mu buryo budakwiriye.
nibyo uba waragize ubushobozi koko bwo kugura byinshi binanyuzwa mu nganda binahenze koko yewe binaryoshye, ariko ibyo nabyo ni ubusambo rimwe bijyana n'amakuru make y'ubujiji, kuko utabasha kumenya ko ikirahure kimwe cy'umutobe w'amaronje gihwana n'amaronje ane yose, cyangwa ko ikirahure kimwe cya byeri gihwana na garama 30 zose z'isukari, kongeraho kwidamararira no mu gihe utihuta ujya kure, ukaba utagikora urugendo rwose ugenda n'amaguru cyangwa se n'igare. Ni ibibazo bito bito byo kwita ku byo abantu barya cyangwa se banywa bijyana n'imyitwarire ya buri munsi mu buryo bwo gukoresha umubiri. Kuwunyeganyeza mu gihe nta ngaruka byagira biba bikiri byiza, ariko noneho nutangira no kugera igihe kwifungira udushumi tw'inkweto ngo wuname bikazakugora bidasanzwe, ntubashe no kwigeza amavuta ku birenge wisiga, cyangwa bikora ukazabanza kuniha ukazabirangiza ibyuya n'amaso y'umutwe wenda kukuvamo. Gusutama nta wabikubaza cyangwa se ngo uzabashe kuzamuka esikariye z'igorofa 3 nibura utangiye gusabwa kureka kurya ibiribwa runaka, isukari, umunyu n'amavuta warakwepeye kure, icyangwa uzasigarana n'ububihe n'ubusharire gusa mu kanwa, aho uzicuza byinshi cyane wakabaye warakoze neza cyangwa se waranariye mu rugero mu gihe bizaba byenda kuguhitana. Ubirya bikurya. Nuko bigenda muri make. Bisaba kugenzura ingano ya buri binyobwa na buri biribwa, ukagenzura ingano y'ibinure na za karori ushyira mu mubiri, ukanashyira mu bikorwa byose intambwe zose bigusaba ngo bikuve mu mubiri. Ukigira imyaka 30 na 40 cyangwa wenda kwegera aho ngaho, uba ugomba guhita wumva ko amafunguro yahoraho mu buryo bw'ibanze ari imbuto ku kigero nazo zitaba nyinshi, ibinyampeke n'imboga, ukanywa amazi bikarangirira aho ngaho, ubundi ukiryamira. Nibyo ngibyo nta bindi. Ibindi urenzaho byose ni ibigutera ibibazo byinshi by'ubuzima. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iki kiganiro.